kuwa gatatu ukwezi kwa mbere itariki ya 7 2026 uyu no munsi wa 7 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi, ngiye kuguha ubwenge bwo guhanga no kurema, nawe bizagutangaza ubwawe. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma ibice 4 ku murongo wa 18. Uko niko Salomo yaremye ibyo bintu byose byinshi cyane, kuremera kw'imiringa ntikwamenyekanye. Amen. Umwami Salomo yahawe ubwenge, ahabwa ubuhanga bwo guhanga, ubuhanga bwo kurema, ubuhanga bwo gucura no gutekereza ibihambaye. Nawe uhawe ubwo bwenge mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi uhabwa ubwenge bwo guhanga, uhabwa ubwenge bwo kurema, uhabwa ubwenge bwo gushira ibintu mu buryo, uhabwa ubwenge bwo kuorganiza ibintu, uhabwa ubwenge bwo kugera kure, uhabwa ubwenge bwo kugera aho Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu. Kuva none ubuzima bwawe, imibereho yawe ihinduke, Imana igukomeze, Imana ikuzamure, Imana ikugiriye neza, Imana ikwihanganisha. Amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana bikomeze bisesekare kuri wowe. Ndakwifuriza ibyiza bibaho, ndakwifuriza ubwo bwenge buruta ndetse ubwa Salomo, kuko Kristo akurimo. Reka ukoreshe Kristo kurimo ubashe kugera ku bintu bikomeye n'ibintu birenze. Amahoro ya Yesu abane nawe, amahoro ya Yesu akuyobore, ubwiza bwe bukujya imbere n'inyuma mu izina rya Yesu. Amen.